wabyakiriye gute? Yago yari ibyaye azabyara umuhungu cyane hoshya ndakafosha rokara inkuru nziza pe nibyo kwishima azabyara umwana w'umuhungu umesku wabyakiriye gute kubona murumuna wawe umwana papa wanje kuzabona murumuna wawe nyine umwana wa papa wawe nzamuterurane nda icecekere naragenda ruha pe numva imbavu ziraje genda vuga napanga data ubushubu naje kugira uti no bahu ndavuga n'ubundi mpaka ngezeyo na byose rero agoma sagose nagiye ahubwo Imana yampaye n'ikibuno gikome wakirikono canje Imana yashizemo amatafari agira ntari amagufu kagarimo ndaka narice nkiburungushura gutya ngabona byanze ngakomeza ngabona byanze ngavuge ndapanga data ubu ngubu ndahumanewe pe biranga bangezi ahantu baje bita Kampala ndavuga indi aho ububonye dadi mbangizi caka baninjiye mu nzi bagama amayoga ndi mu mpika kunywa yemwe bacuru utungwere kuvuga ibiki ndi mu mpika kunywa dore mfite caka batise nuwe mu mpika kunywa nshuti zanje batampanga data ndi mwampa kangufura kishwanyukira panga data kabona ntabari kunyita ndavuga ko muciro waje nakakunde ka wampereza kiturike kabona ari kwirukanga ndikuru gusiga ibintu biri gucuruzwa by'amayoga se n'injuriya kabona ari kumera ngo panga data banza yagize nasaza harida sinzi umuntu wigobotoye nk'umwe hirya avuye mu gahegeni aravuga ngo isa niyo bona ndakuze tuvuye mu Rwanda nanjye nje gutura muri Kampala ndagafushe rukira zajya byose urabizi imodoka zagenderamo kuzabisura urayisukuna izabifite n'amazina gayo Mana yanje ndakwinginze uje udufashe dukomeze Mana yanje shitani janaga abagore abandi bagabo Mana yanje shitani janaga abagabo ijanaga abagore b'abagabo birongoreye ikaba inkwano bakabajene Mana abo bagabo ntabwo bakijijwe Mana abo bagabo uzabakonyore Mana abo bagabo uzabagongesha imashini gishyagi kibetaga amabuye kizabeta abo bantu ntibazabone Mana abagabo bashukaga abagore ndakwinginze ujubajana kure zacu uzaba jane kukigwa c'abakobwa cyo kugisenyi abariho bazatura Mana ndakwinginze ujudufasha ujutugirira neza ujuduha imbaraga ujuduha ubushobozi ujuturinda shitani n'abadayimoni ujuturinda imyuka mibi ujuturinda abagome aho dutuye ujudufasha aho dutuye ujutuba hafi aho dutuye tuje tubana nawe atuye turana nawe kubera ko abantu nabagome abantu ntabwo bifuza ibyiza by'umuntu abantu ni babi nje sindi kumwe nabo nje hakugira mbu umugome nanapfa nubu ni jensi ko nzapfa agira nzapfe ndumugome je napfa ndumukiranutse Mana uje umfasha umbe hafi inshuti zanje uzuzirinda urinda abantu bari hano ndakwinginze nyagasana abantu turi kumubakomeza papa wanje uri mu gihugu cya Uganda nawe umukomeza mwongerera imbaraga umwana azavuka afite imbaraga nkasi kuko ankundaga mbisabe nizeye mu izina rya data wa twese uri mu ijuru utanga amagara n'amafaranga mu izina ry'umwuka wera na Yesu Kristo umwami wabambwe amen. Reka ngusuze cyane mwifurize ibihe byiza mwifurize kugubwa neza uko nda Iris TV Rwanda ndizera kumeze neza cyane ndizera ko nyagasana kurinze ndizera ko nyagasani akuremyemo ikizere gishya cy'ubuzima bwiza ndetse aguhaye kurama no kuramba kugera ku byiza cyane ukunda igihugu nicyo nkuraze ni Blaze nk'ibisanzwe iteka ryose ndi kumwe na ubita inyogo ye Yogamo Isa yala bikwaye ni wane umeze neza cyane ndabona umeze fresh band meskun meskun cyane gose kunywa ibiki ndi kunywa mukaru meruka kera wamamariza nguvu jini buno nahuye nabo bari kwirukanka sinza agace bagiyemo
bari kwiruka cyane ariko ntiwarora. Meruka kera rwose uri muri Nguvu Gin wararyohewe ariko iraryohaga. Yo nayinywe akawo kabaga kaguca nkumva kari kuzamuka ari kubyumva ngavuga inti imbaraga nizo ndi kwishiramo. Reka nshwanyuke. Ese ko bagira ibinyobwa byinshi ni kiyo yikundira? Je nikundiraga ka Nguvu da. Cyane. Watangiye kukanywa ryari? Ko nkivuka ndinze ngananca natangiye kunywa Nguvu iguraga amafaranga 100 niba ari 500. Zuriye vuba. Ubu zigura ngahe? Ubu ngubu ni 1,100 na 500 agatoya. Ikinini cyacupa bisanzwe kuzi Nguvu Gin. Nguvu ajya bayita Nguvu Nguvu. Si Nguvu gusa zanditseho. Yego. Ni Gin. Nguvu Gin. Yego. Gifite igipapuro cy'umweru. N'ubururu. Buno ni udafite 500 ntayo wanywa. Bagira n'ibicupa binini urabizi? Yego. Bimeze ukuntu. Bimeze nk'ibya mitingi. Kiracubanza kihendaga cyane. Wewe winywera gatoya. Mwaga kajya gaciriritse kankagotomera ngafata kandi nkakagotomera ngafata kandi nkakagotomera. Unywa tungaye ugereranyije? Mwaga nk'icumi. Uducupa 10? Urabeshya. Natunywa pe. Watumara? Cyane. Pe. Ese gahunda ya leta yitwa tunyweless niko imeze, kunywa bikeya urayizi? Tunywe neza. Tunyweless ni ukunywa nkeya, nywa kambere akakabiri utahe. Oya ubundi umuntu ni atanywa kambere n'akakabiri kibi nuguturika ukajanjara. Naho guturika utasinze ibintu abari wane. Jewe rwose na 3 naducakira na 4 nkaducakira na 5 nkaducakira ariko bisaba ko wari iki niyo utajya izakwica. Tikada inzoga ntazakwica umuntu. Wanaturika wakumva mu mutwe bitangiye gusaba yanga ukavuga uti singiye gusaba yanga nkagwa mu mazi da. Ukavuga uti kandekera ukaja kujya mu kiburungusha urugeze mu buriri ukumva urukuja hirya no hino ukavuga uti Ruganda rwa Nguvu muranshakire muranca abana dore ndi mu muraba nta n'umuraba guharagura aho afuri mu buriri. Ariko agacupa kari kubitera. None ugu munsi kubera Uruganda rwa Nguvu mana nashatse ahantu nkura Nguvu nayibuze. Navuze ndi ufashe cyamukaruka kivanga nuka ngaka kibaguca gikonje. Ariko nanayibona Nguvu ko biragenda kose. Ugomba kuyibona uyu munsi. Isa uvuye Kampala ndagafusha Rukara. Kampala ndagafusha Rukara. Ese mbwira urugendo rwari rumeze gute? Icecekere. Naragenda ruha pe. Numva imbavu ziraje genda vuga napanga data. Ubushubu naje kugira uti no bahu. Ndavuga n'ubundi mpaka ngezeyo. Navuye mu rugo saa 5 z'amanywa. Ego. Mvuna munyagwa ngo arampamagara. Mwitabe twumve. Uyu ni uje umfotora kohereza amafoto yo kabagwa. Wamumenye se utarareba kuri telefone? Oya hari umuntu wafashe amafoto agohereza inshuti yanje ndababara. Yola. Mushyira speaker twumve. Iki ni wane Janti wahe Igo Byumba we. Ego inimero zanje ubwo rero ninsanga uri umutubuzi we ako kanya barete bagucakira weho. Jewe ninsaga hari ndagaguha sinja njana amafaranga ataraganje. Ibyo uvuze n'ukuri cyangwa umeze nk'abandi baje babesha ngo tuvuge ngo amafaranga gari kuri mubare gw'ibanga ukavuga n'ugwawe wawe ufiteho n'igihumbi na cuka kibura.
reka nze ndebe ninsaga ariho ndakubwira oka ngo banze urebe kanze ndebe reba ndebe uyu muntu w'ibyumba niba ari ukuri abaye nkakwizihigo njewe naba ari kubesha rwose umuyaga guramuhwaga umwerekeze mu mazi atembagare agira inyogo ye bwi sura kureba ko ari abatubuzi waraye barasura na message uri kubona nta nica atanu kiriho oya wanze checking balance urebye muri message gusa muri balance barebaga gute gute twababarize MTN iyi kureba akanyenyeri ego mubare wibanga ntuzi iyi ndaguzi gwanje 182 ego akanyenyeri ego gatandatu ego akanyenyeri ego rimwe ego urwego kanda yes rwose shyiramo umubare wibanga rero aha Nese kwivuza rimwe oya ndi gushira kane gatanu oya ndi gushiramo imibare myinshi nkabanza nkabara yego ngareba nta nica atanu ako abantu banginga niko uri kureba simvuze ngo ni babatubuzi yatuburiye benshi aganje ko gamuvuza gavugira mu nda ye yes byagenda gutese wa mwana w'inyamashe ajya ngo n'uw'inyamashe washanga ko nkakamukaro ntuje woka tatuma ari ibyumba ubundi abanyabyumba n'ubundi ngo ntibaje bagira umutima mwiza n'abantu b'abagome ubusubu ngo wembeshe abeshe iki burazi ngo ibyumba n'abana beza abantu b'ibyumba nosinguye inubaye uyu arakubeshya uyu urata burari igihe ari he wabona ari Nyabihu we Nyabihu naho n'abana beza wabona ririya muri rurindo yoka rindi mukwaho n'amazi menshi yoka tembanywa n'umugaze niko yola ngaho mbwira urugendo rwa Kampala wivire mu rugo saa 5 igo nshuti sibyo uyu nguyu buruko mpamagara ashaka kunyeba narirajana hariho igiceri cy'ijana n'amafaranga 77 niyo yarakuriye nigo gariho yarayakuriye rero akaba aragahumanirwa niko yiko ngaho mbwira urugendo rwa Kampala turwinjiremo neza cyane kuko nashika kumenya Kampala ukoresheje uruye rurimi witwara gute saa 5 wavuye mu rugo iwawe inyabihu saa 5 z'amanywa niho navuye Kigali nageze Kampala saa 7 mu mwijima munini aho wareba n'undi abagadata uraragura genda bakagukeraho ahubwo abashoferi manije baho umugisha iwahe n'imbaraga tibasinziraga naravuze nti byo dodo ntibibagaho ngo ni nk'amasangaye kugerayo ewe ni menshi ganga nijyaguye ubanza ari uguteranya izi ntoki zanje n'amano byose ugahuza n'umutsatsi byose namenye ukongera kamanangahe mano ganje gose hamwe ni 12 intoki nazo ukaziteranya byose ugahuza ubwo byose amano n'intoki intoki ubwo intoki ni 12 n'amano ni 12 ubwo byose rero agoma saa gose nagiye ahubwo imane yampaye n'ikibuno gikome wakirikono canje imana yashizemo amatafari agira ntari amagufu kagarimo ndaka narice nkiburungushura gute ngabona byanze ngakomeza ngabona byanze kavuge ndapanga data ubu ngubu ndahumaniwe pe biranga bangezi ahantu baje bita Kampala ndavuga inti aho ububonye dadi mbangizi caka baninjiye mu nzi bagama amayoga ndi mu mpica kunywa yemwe bacuru batungwere kuvuga ibiki ndi mu mpica kunywa dore mfite cyaka batise nuwe mu mpica kunywa nshuti zanje batampanga data ndi mwampa kangufura nkishwanyukira panga data kabona ntabari kunyita ndavuga ko muciro waje nakakunde ka wampereza kiturikira kabona ari kwirukanga ndikuru gusiga ibintu biri gucuruzwa by'amayoga se n'injuriha kabona ari kumera ngo panga data banza yagize nasaza harida sinzi umuntu wigobotoye nk'umwe hirya avuye mu gahegeni aravuga ngo isa niyo bona ndakuzi
tuvuye mu Rwanda ntinange nje gutura muri Kampala ndagafusha rukira yego atushaka iki nje nari nshaka kanguvu niba muno karimo bakankarageda ati nta kabagamo cyo nabagamo izihe ngo habagamo Nayiro bati hari Nayiro nimeze gute ndimfungurira nshuti ya numvira turitse ndavuga nikizo mu Rwanda somyeho numva imeze kundi pe kuva ico gihe nahise mba umurokore none se ukigera i Bugande ni nde wakwakiriye bwa mbere papa wanje Yago Pondat cyane ati sa nibo warushe tuzi unywa amazi unywa amatunywe marigarine byose uvanga ushwanyagure wavanze marigarine n'amata n'amazi nafasha amata mfata bureba mfata marigarine mfata byose ndavanganya ndagotomera mbona amagufa gari gatandukanye gatangiye guhura ndavuga daforoza ntiyankanda guca yoka kanyagwa na bugeshi niko daforoza turaza kumujyaho nyuma ubwo ugeze i Bugande rero yego ese bura gutumiza ibyo kurya aho wajyaga hose kwaka icyo kunywa utubwiye ukuntu wageze ahantu ukajya uvuga ntibakumve ukagira amahirwe ukabona umuntu ukuzi akakuvugira ugeze Kampala utazi ikiganda ubanza wahita upfa agafusha rukara keretse kureba umuntu ukizi wade nzaga Swahili aho nageraga nkavuga Giswahili ndataka chakula ndikuwa na njala mingi sana atu yari kuvuga ibikira mu kiganda ciwabo nipatie chakula panga data je nageze ngo muri Kongo da ego buri gihugu ni kintu cyacu n'umuco gwaco gufite umuco gwa Uganda n'umuco go mu Rwanda biratandukanye pe cyane agapfusha rukara bujya mu Rwanda haza mu muntu uri kuvuga icyongereza waba ukiza ukamusubiza ariko Kampala ngeke cyongereza ngiki bambwiye n'indimi ngo mu gihugu cya Uganda ngo habagamo indimi 800 indimi 800 indimi zinganuco izo wamenyemo nizihe nta na kimwe nta n'ikirimi na kimwe nigeze numva so mu Kigande ntago ushaka kwiyakira ibyo kurya letera chakula letera mwenge nasanyuka kukula wa mukandawa kapfusha rukara ariko Abaganda ni beza ubwo utwo njagala kusanyuka nawe bivuga iki bisobanura iki njagala kusanyuka shaka gusanyukana nawe bivuga iki bivuga ngo nshaka gusekana nawe njagala kusanyukana nawe shaka guseka nawe niko yola ndimo nibaza yego ndimo nibaza ibyo kurya wabyatse gute ibyo byitwaga ngo ki mu Kigande ibyo kandi ari wari uri Bugande kandi nje naragiye Bugande ico namenye ko arako kunywa kabagayo kubera nahoranaga icaka ngavuga ni ngiye kubaza ko kunywa ibyo kujya wenda na ibyo hari inzoga bakoraga zibagamo ibijyo urukumva ngaka kantu kaka kamukaru yego kabagamo akantu kaja gashira mu muntu mw'imbaraga niyo mpamvu nanje nagacakiye isa yola ugezeyo rero urumva abanyarwanda bakumbuye Yago Pondat baribaza bati ese Yago bimeze bite ese ubwo abona abakunzi be yego afite abakunzi benshi mu Rwanda nako kwisi hose yego wasanze ameze gute ameze wane cyane afite swag afite uzu afite potential afite stamina ameze be ameze neza cyane waramubonye nawe urishimye yanjanye ku manzi muri yanyanje yo kuri Mediterane ndagapfusha rukara hari ase Mediterane yanyanje Yesu yambukiyemo none oya Victory
kuri Victoria ndagareba ndahagera ndavuga ndapaka data nageze iyo bigwa sinzi neba nzasubira iwacu. ubwo iyo ubonye amazi ntabwo bagize nabonye gasa n'umukara amazi yahasa umukara iyi ngarebyemo cyane mbona uramutse unarohamye ntiwareba ngo urakwepera he ndavuga nugutomboka nk'igitangatanga mpaka ku mucanga mafiga kabagiboneye amanyama gakujya kwinyama yanje firiye no guhita inogonoka nta yakongera kubaho pe niko nshuti zanjye zaguye mu mazi ni nyinshi sigenda reba amazi nkabona gasa nijoro ritagira imvura ritagira izuba nako cyangwa ukwezi iko sigenda reba mu mazi nkabona gameze kundu kandi ufite inyogo yawe wogamo hari umuntu wagiye koga inyogo abaroza roga ariko rohama abagiye muri gama usukuna amazi gazanaga ubwatsi hejuru kandi bujya bwatsi wabaga buri ku mazi hejuru y'amazi ntabwo wabugeze hasi bujya bwatsi wabaga buri hejuru umuhungu yaragiye roga maze amaze gukubita ariko ubwo yari ariko gaproronje amaze gukubita proronje baramanutse hasi arongera arazamuka mu kuzamuka guca abari burungushuye abakubise umutwe mu gitsitsi abarongera ari burungushu ni nkuko guca navuga ngo imana mpaye amababa ngo bungiye kuzamuka nkaba nkubise umutwe kwiki kintu iki urukumva noneho we yarazamutse mu kuzamuka avuye mu mazi asanga umutwe guri mu gitsitsi twamushatse icumweru iminsi 5 tutari twamubona twamubonye hasize iminsi 7 nta jisho umubiri gwe ntago mani zikure wikinyira amazi kandi we yari mu mwanya wanje twatumaranye iminsi turi kumwe ndagafusha rukara ndavuga iga date w'Imana nahise mvuga inti Imana uzaninde gupfira kuri ubu butaka uzacomeka baba mu biganza muno mu ntugu zanje nigurukire nzapfira mu kirere umuyaga uko nzapfa umuyaga guzaje gurantembera na kugereza igihe nzayongera uvuze no muntu apfuye urupfu rubi ari ugupfira mu mazi no gupfira mu ndege bahita miki napfira mu ndege ndagapfusha rukara kubera ikizi mu mazi uburaga ubuhumekero nango no mu ndege wapfura gutabaza uti buraje abasirikare b'abakomando mana we komando muzi kumanukira mu migozi muze mucikire ariko mazi ntiwavuga uravuga ngo iki jerekani cy'amazi mona ngo bu no muna ngo bu ariko mu ndege wanasimbuka wenda ugasimbuka bugize amahigo kabuguye ku gitabi cigiti ukaba wakigundiye ukagumamo kazaje umanuka gake akugira mfire mu mazi napfira mu kirere stagarewe niko yola ugeze Kampala rero ukigera Kampala abantu bakwakiriye wabibonye gute umuntu wanyakiye ni Bawazi n'abandi bantu babakonye n'abakunda igihugu ndagafusha rokara bangira wanede bati mbese niyo boy iki gihugu zaje ukiba mutazi kuvugisha aba bantu uzabigenza ute nanje nzabanza nigeda nzicara mbanze nige wadete dude urabanza uriga narize birananira asesa nta kigande cya cyongereza wavuye yuzi ngo ndetera mwenge kavuga ndaragira ndi kumutukara ndetera mwenge bivuga iki ngomba ngo mpico kunywa ngo mico kunywa okay mu kinyarwanda se tuvuga ngo umwenge ariko nibyo iyi ngorata nubundi ni wacu nibyo ariko ubundi kigande ubanza umuntu arebye neza ariko oya kigande ntabwo ari nk'ikinyarwanda cyara kucanza pe mu magaraganje pe ndagafusha rukara ndagafusha rutwagana ntabwo kinzagamo waditi kugira ngo ifate ubwo muri restaurant wari iki
najyaga kwa papa wanje ntabwo najyaga muri resitora kuko pe no kugira mbaza icyo kunywa nuko icyo kunywa numvaga ari cyo nkeneye ibyo kujya kwa papa wanje ku buryo nabaga mpazi neza numva ku buryo inzara nakumva imfashe kugera ndi kwirukanga boom kandi twahora nkamuhitaho kagenda ndi kwirukanga bunga yambaza ngo ugenga muhitaho ku buryo arambaza byica komeza nkiruka ntagira icyambaza ngo musubize yego paka mu rugo kajya narangiza nkagaruka ukabona gusubirayo tute aho mwari muri cyane kuko mbaga namusize nabaga mpazi neza ntabwo wigeze uyoba ntabwo nigeze ngena n'amaguru ni ukuvuga we n'inzara yabaga yamfata kamubwira nshaka kujya twavaga mu rugo nahaze indige guturagara nabaga nariye kagena ngiye kunywa ndetera mwenge dude ndetera mwenge niki nico kunywa cyo mu Buganda niko ugeze rero i Bugande wasanze bimeze gute umuco wavuze ko bidahura n'u Rwanda nubwo twese Uganda n'abavandimwe n'abanyarwanda ariko hari ibyo wagiye ubona havuga uti ibi ni byiza cyane ntabizana mu Rwanda nabyadopta nkabizana mu Rwanda nabyigisha abanyarwanda ni nk'ibiki jewe kintu nabwira abanyarwanda pe Kampala reba wallahi na Mirembe hajya si mu Bugande Kampala na Mirembe Mirembe usikiru bivuga imigisha Kampala na Mirembe abantu batuye Kampala na Mirembe bacururizaga nkaha kumva isaha zo gutaha zagera ntabwo banuraga ibintu kira kintu mu Rwanda ndinze ngananje sindabona umuntu wacuruje ikintu ngo kiraze hanze bigenda guteze ni nk'ibiki baraza hanze kwizina ry'Imana pe ibintu bihenze acuruza nkaguca agahita yorosa agahema kubuga imvura iragwa ntibinyagigwe akigendera akabisigaho izina ry'Ibada tagafusha rukara oya akitahira kavuga yego komana si umuntu ameze ati kavuga manza ari umwana da nabajije umuntu uzi Kinyarwanda neza ariko aba bantu bacuruza ku muhanda bagatiba ibintu hano hanze bagafite swaga bati n'abantu bazima none ko batabyanuraga babyanure bari guhisha nde ko buri wese aba ari mu nyogo yari koga mu mazi afite swaga na uza nibyo koko babisiga ku muhanda indi naho babene gahene baje hano babiyora gafushe rukuri none si Bugande nta bisambo bibayo ntabyo dakapfusha rutwagana kwizira ry'Ibada ntabyo nta muntu wakwiba ibintu byawe wasize isurabe oya i Bugande kiragihugu oya Uganda niko mu Rwanda Uganda niko mu Rwanda ibisambo bibaga muri Kongo je sinayituramo ko rubeshya wewe wari wajya muri Kongo je nagarukiraga hano Igoma Igoma se uherukayo nukuri kw'Imana nagiyeyo pe ugiye gukora ikizi jewe nisunikiraga amagare y'ibirema bakanyiyishurira amanyarwanda bakampa amafaranga mugaye ntago bavuga ibirema igo nabamugaye bara abakongomani hari gihe batabyumvishije niba abakongomani baguraga amagare manini baguraga bya bigare binini bifite amapine 3 imbere hariho rimwe hano harabiri hano twicaye arabiri inyuma hari ikintu kingana guca bapakiraga mu bintu byinshi ubundi ukagisunika namugeza hagigoma neza nkamubwira ngo mpaganje muze kumva ntabwo ari kunyumva nipatiye mafaranga gangu nipatiye mafaranga gangu ndi kwa Munyarwanda saa hii unaingia nienda Rwanda nipatiye akaguhereza akagamba angahe gusunika igare ry'ibirema kuva mu Rwanda ugera Igoma gari amafaranga ariko njewe nta igo nibyo abamugaye yarangahe ni igihumbi bambaga kuva ku Gisenyi hajya
hano ku mupaka kubera babaga bapakiye amajerekani menshi Petite cyangwa grande iyi cuillère. kuri petite babaga bapakiye amajerekani menshi za kawunga nyinshi imiceri myinshi nkamusunika mukigendera akakwiyera igihumbi akampa amazayire yamba amakongomani naje kugavunjisha bakampa amanyarwanda ngasanga ko twavuganye sigo banyisha gatata kavuga uno mukongomani yanga igihugu cacu kihangana ngapfira mu mutima ngavuga n'ubundi nzogejo agarewe reka twisubirire i Bugande nagira ngo agastori ka Kongo akomeje kukavugaho nagira ngo nkakubazeho i Bugande abantu benshi bari baje bati yagwa makuru ye ese yago ariko ubwo benshi nabakunzi be ba Yago TV show bakanavuga batariko nubundi yago ese ko ari gukora ibiganiro na inyogo ye ubundi yago wameze ate nanjye nkuko mbyibaza ariko nje turavugana nubundi njya mubaza makuru ko ameze urumva wowe ugereranyije uko yago yarameze mu Rwanda nuko ameze i Bugande niye bimeze neza abenshi baranavuze comment zimusaba kugaruka mu Rwanda nta nubwo yasinziraga Kampala bunarasinziraga kicura kongeraga kanguka na ya modoka ye nasanze ayifite ndishema nda wigawe ndavuga ndagafusha rokana papa ati kugira ngo hange nanapfa papa wanje pe Kampala abaga mu gipangu ugera ku muryango gwa mbere ugafata gwa kabiri ugafata gwa gatatu kugira umugereho nasanze afite ikibwa kinini kingana ngo ndavuga papa kibwa nikiramira bakamburara njina mbwa ningi kamera rero byo birakudunya byo birakudefiriza nje ningi kanja burunguri nanje no mbwa ningera mu nda yayo ndahita nyijya urayirya ndahera ku mutima gwayo ndasohokera mu bondo byiyimbwa ko nimira bunguri tampeke nyendagira mu nda yayo nyisature mve mu Rwanda urambwira impamvu ino mbwa yandiye nuyivamo hari urubwa rubaga nkaguca kwa dadi wawe kwa papa wawe aturanye n'abazungu papa wanje ari nkano habaga abazungu papa wanje ari nkano abazungu bari nkaha urikumva abagamo hagati navuze ndirebe papa wa njewe rwose ziriya mbwa nzaje nzigeraho nisinzize nijyamishe nizinjya birakureba uzaza umvane mu kanwa kwazo dore ko zifite amenyo nk'agurukero abantu benshi bati yago igihe kirageza akora ubukwe ariko yagafite n'umukunzi mwiza cyane ufite uzi cyane gose uri mwiza cyane ariko n'ubundi yago ajyana mu postinga ariko rwose we ariko bundi gukundana ni byiza urukundo ni rwiza kwizina cy'Imana baratogira n'urukundo jewe nta nubwo nanabakunda je n'amagara ganje umuntu agira urukundo madamu we wasanze ameze ati afite swag ni umukobwa w'i Kigali yanze kuzana umuganda avuze ati sinazana umuganda ari umunyarwanda ndagafushe n'ikiti yikundira umunyarwandakazi cyane hari umuntu wahoze anganiriza arambwira ati yago agiye kwibaruka we n'umuryango we bati inkuru nziza igiye gutaha tugiye kubona umwuzukuru ubwo ngenza abandi yanko nawe azaba ari murumuna wawe wabyakiriye gute yago yari ibyaye azabyara umuhungu cyane hoshya ndakafosha rokara inkuru nziza pe nibyo kwishima azabyara umwana w'umuhungu umeze good wabyakiriye gute kubona murumuna wawe umwana papa wanje kuzabona murumuna wawe nyine umwana wa papa wawe nzamuterurane ndangiza muumugisha mubwire ndaga namazi uje kogamo gahisa niyo boy na papa wanje dusanze hano nawe turi kumwe turakwakiye ngwino kwisi yacu sobozi guterura abana yiko guterura umwana madede nuko hari umuntu watera umwana madede ati umwana araseka bamunyaye mu kanwa ariko nshuti nuko
nuko inkari z'umwana ntacyo zatwara umuntu ahubwo zirakiza. Yaramuteruye guca no mu kanwa ngo ego mana yanje. Arihangana ariko abana ariko ni cagiye n'abamarayika. uwo muntu yari yibagiwe kumwambika. Yamuteruye madede nka guca abantu fatagura injo. Kamuzamura ariko ni cagiye amaze gukomera. Amaze kugira imbaraga n'amagufa garakomeye. Kuko ubufashe ku matako. Madede na amatako gusa. Uruhinja go rukikomeza. Kumva uraruzamura gukaringanyiza n'umunwa agapipa aho kaba karegeye ku munwa. Ubwo gahinja karasetse n'agapipi ngo mu kanwa k'uwo muntu. Arangije yikubita hasi. Ariko uruhinja rumujyama kunda nje nari impari. Umujyama w'uruhinja ruraseka rurakwenkwe nuko rutari gwera ntago ari gwakwera. Yego. Yo. Agafusha karihangana. Yiko. Uramwana Imana izamuha umugisha. Inkuru nziza rero reka ubwo twifurize papa wawe Yago Pondats kugira ibihe byiza ari kwitegura umubebe. Yego. Uko ndizera ko mu minsi iri imbere biriwe bimeze neza cyane. Imana nje ndabizi. Umusengere. Kamusengere ndagapfusha rukara. Kuremo na Linette. Unahumirize wubaha Imana. Ubwo sindasenga nkurikije ukuntu ibintu byose umwifuriza. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, ukunda abantu, ukunda abangaba turi kumwe, ukunda na papa wanje na madamu wiwe n'umwana wiwe, umusaza avukira uraguzi kandi n'amazina zitkuragazi kandi nibyo azajya byose urabizi, imodoka zagenderamo kuzabisura urayisukuni zabifite n'amazina gayo. Mana yanje ndakwinginze uje udufashe udukomeze. Mana yanje shitani janaga abagore abandi bagabo. Mana yanje shitani janaga abagabo ijanaga abagore b'abagabo birongoreye ikaba inkwano bakabejene. Mana abo bagabo ntabwo bakijijwe. Mana abo bagabo uzabakonyore. Mana abo bagabo uzabagongesha imashini gishyagi kibetaga amabuye kizabeta abo bantu ntibazabone. Mana abagabo bashukaga abagore ndakwinginze uje ubajana kure zacu, uzaba jane ku kigwa c'abakobwa cyo ku Gisenyi abariho bazatura. Mana ndakwinginze uje udufasha, uje utugirira neza, uje uduha imbaraga, uje uduha ubushobozi, uje uturinda shitani n'abadayimoni, uje uturinda imyuka mibi, uje uturinda abagome. Aho dutuye uje udufasha, aho dutuye uje utuba hafi, aho dutuye tuje tubana nawe, atuye turana nawe, kubera ko abantu nabagome, abantu ntabwo bifuza ibyiza by'umuntu, abantu ni babi. Nje sindi kumwe nabo, nje yakugira mbu umugome nanapfa. Nubu ni jensi ko nzapfa agira nzapfe ndi umugome, je napfa ndi umukiranutse. Mana uje umfasha umbe hafi, inshuti zanje uzirinda, urinda abantu bari hano. Ndakwinginze Nyagasana abantu turi kumubakomeza. Papa wanje uri mu gihugu cya Uganda nawe umukomeza, mwongerera imbaraga. Umwana uzavuka azavuka afite imbaraga nkase kuko ankundaga. Mbisabe nizeye mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru, utanga amagara n'amafaranga, mu izina ry'Umwuka wera na Yesu Kristo umwami wabambwe. Amen.